iyi video ngiye kuba nakwereka uburyo ushobora kuba wakumviriza umuntu runaka, ndibuze kukwereka uburyo ushobora kuba wabikuramo maze ubashe kuba wenda ushobora kuba wabikoresha wumviriza umuntu runaka. Ni umuntu mwagiranye ikibazo se ushaka kuzajya umuneka ukamenya amakuru yiwe, cyangwa se ukaba ushaka kuneka sheri wawe nimba ajya aguca inyuma. Ngiye kukwereka uburyo uri buze kubishyiramo, hanyuma noneho nze kuba nakwereka n'uburyo ushobora kuba wabikuramo ni iminota mikeya cyane. Mbere na mbere rero ikintu turi buze gukora, tujye kubanza turebe mbese tumenye niba nta muntu ujya wumviriza ibyo tuvugira kuri telefone. Tugiye kureba uburyo mbese turebe niba nta muntu ujya utwumviriza kuri telefone. Nicyo kintu cya mbere turi burebe. Ikindi cya gatatu turi buze kureba uburyo ushobora kuba nawagaze wakumviriza nimero y'umuntu runaka, uburyo ushobora kuba wakumviriza ibyo avugira kuri telefone. Finali ndibuze kukwereka uburyo ushobora kuba wabikuramo byose mu gihe wabisizemo warangije kumwumviriza, amakuru wari ushaka wayabonye, none ushaka kuba wahagaze wabikuramo. Rero reka dutange, ariko nyabona iyi video nimba ubona ari ingirakamaro, hari akantu igusigiye, mbese ndakwibutsa yuko ushobora kuba warayikinga iyi video, hanyuma ukayisangiza inshuti zawe, noneho ugatanga n'igitekerezo hasi muri comment, noneho ikintu ushaka ko nzagukorera ukatubwira hano hasi muri comment. Ariko nyabona nkwibutsa akantu gatoya cyane ko hari groupe yacu ya WhatsApp ushobora kuba wajoininga, ukazajya ubasha kugeza ubarizamo ibibazo byose ushaka by'uburyo ushobora kuba wafunguza imbuga nkoranyambaga, kumenya amakuru runaka, nimba Facebook cyangwa TikTok cyangwa Instagram n'izindi, nimba bihemba amakuru nk'ayo ngayo uri buze kuyasanga muri iyi groupe. N'ahandi rero wayisanga uri buze gukanda kuri iri zina, iyi title ya ino video, iri zina urikanda, uri buze kubonaho ijambo ryanditseho mora mu nguni, hanyuma numara kurikandaho uri buze gusangamo ibisobanuro bya video totali, maze uri buze gusangamo link urayikandamo, maze urahita wisanga muri iyo groupe. Noneho reka dutangire. Okay, noneho rero icya mbere nubuhe buryo ushobora kuba wahagaze uri kwibaza uti ese ni gute ushobora kuba wahagaze. Okay guys, noneho niba ushaka kuba wareba nimba hari umuntu ujya ukumviriza ibyo uvugira kuri telefone yawe, uraza hano muri telefone yawe uko nari ndikubwiye, maze uze ukande akanyenyeri urwego 21 ushyireho urwego. Iyi kode gutya urimo kubibona, akanyenyeri urwego 21 urwego, hanyuma nushyiraho urwego, nimba hari nimero igikumviriza urahita uzibona. Reka tubikore kuri yanjye urebe, urabikora gutya, maze barahita bakubwira ati call forwarding voice. Mbese bakubwira ati urukubona ko bashyizeho utudomo tungahe tubiri, bakubwira ngo not forwarded, bivuze ko nta muntu ujya ukumviriza ibyo uvugira kuri telefone. Noneho hano handitse ngo fax not forwarded, naho bivuze ko nta muntu ujya ukumviriza na message, bivuze ko nta muntu ujya ukumviriza gutya. Nimba ubikoze ukabona bimeze gutya, ntugire ubwoba, nta muntu ujya ukumviriza ibyo uvugira kuri telefone. Nimba ubikoze ugasanga bakagwa aka message kameze gutya, menya ko nta muntu ujya ukumviriza. Noneho niba ushaka mbese kugira umuntu wumviriza, uri buze ubikore gutya, wandikaho iyo nimero. Urugero ngewe reka ze nandikemo iyi ngiyi mfite hano ku ruhande 3785908. Okay, hanyuma numara kubikora gutya, nta kindi urakora umaze kwandika iyo nimero, urahita ushyiraho urwego, hanyuma ugenze wemeze kuri ya simukadi yawe. Urahita uza uhite wemeza kuri ya simukadi yawe, ubihamagare nka gutya. Urahamagara nka gutya, hano bari kukubwira ngo call forwarding registration. urabona yuko gutya byagenze, ubu gutya byakunze. Iriya nimero dusizemo mu gihe
bazaba bagenze bamuhamagaye ibyo azajya avugira kuri telefone tuzaba tugenze tuzajya tubyumva. Noneho kureba mbese niba kureba nimero ujya wumviriza nabyo ni ibintu byoroshye cyane, ni nka bya bindi nakweretse kare cy'uburyo ushobora kuba wareba niba hari umuntu ukumviriza, uraza ugakanda akanyenyeri ubwo tugiye kureba nimero tujya twumviriza cyangwa ni mbese cyangwa iyo tujya tugarutse igitwumviriza akanyenyeri 21 sorry akanyenyeri urwego 21 ugashyiraho urwego. Gutya niwemeza twabikoze kare tubona aka message, reka turebe ko gasana n'akandi. Gutya bivuze ko gutya njya numviriza ubu gutya njya numviriza, reka nze ubirebe neza uratuza wemeze gutya. Urabibona neza cyane yuko noneho hahandi hose urukona hasi hajyaho ya nimero twagenze twakoresha, mbese ya nimero tumaze gushyiramo turi kujya tugenze twumviriza akanyenyeri urwego 21 urwego ukemeza. Gutya urabona yuko hano ubu gutya ndi kujya ngenze ubu gutya urabona ko hano hariho nimero. Nuhasanga iyi nimero ukanzira kode ukabona ukahasanga hari nimero utazi, izi nimero umenye ko igikumviriza cyangwa ukaba ugenze ukajya ugenze uyumviriza. Noneho ni gute ushobora kuba wabikuramo? Uri buze ukande, hari uburyo bwinshi ushobora kuba wabikuramo. Ushobora kuza ukandika urwego 21 urwego gutya. Ubu gutya ni ukubikuramo byose birahita bigenze birahita bivamo urwego 21 urwego, ya kode irahita igenze irahita ivamo. Urabikora gutya urabona yuko noneho gutya ubu gutya ya kode yagenze. Ubu ntabwo tucyumviriza, nta n'umuntu utumviriza. Ubu gutya nta muntu ujya utwumviriza. Nitwongera gukanda ya kode gutya akanyenyeri urwego 21 urwego gutya, ya nimero uri buze ubone yuko za nimero zagose zavuyemo. Ndagushimiye cyane, iyi video niba ari ingirakamaro. Duhure muri video z'ubutaha. Ciao ciao.